Twongeye kubashimira abakunzi ba Bwenge Media. Mwebwe musanzwe mudukurikira rero muri ab'agaciro. Niba uhageze uri mushyashya, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Urakoze. Kera habayeho Bakame rero, Bakame icudika n'impyisi. Biranywana, birabana bishyira kera. Ariko Bakame ikababazwa n'uko impyisi iyirusha ubukungu. Bukeye Bakame ibwira impyisi iti, reka ducuruze imwe. Ubukungu bwawe burusheho kwiyongera, ndetse ungurize ibintu byo gutangiza. Nzajye nkungukira. Impyisi irabyemera. Bitangira gucuruza imwe. Zimaze kugwira, bijya kuzicuruza mu mahanga. Inyungu ikabikwa kwa Bakame. Bakame imaze gukungahara, irirwaza, bwa bucuruzi burahagarara. Ariko impyisi ntiyabyitaho. Hashize iminsi Bakame irazinduka no kwa Mpyisi iti, yemwe abo kwa Mpyisi, mwaramutseho? Impyisi iti, bwakeye Baka. Bakame irihangana irarikotora iti, nta miramukire yanjye. Baraye bancucuye. Badusahuye ntibadusigira na mbusa. Ubwo impyisi igwa mu kantu, mbese isa n'ikubiswe n'inkuba. Bakame ibonye ko impyisi ibuze aho irigitira, irayishukashuka, yibwira ko izayibyishyura. Bakame iragenda, ifukura icyuzi yororeramo amafi. Amaze gukura, ikajya ijya kuroba ayo yirira. Hashize ukwezi, impyisi ijya kwishyuza Bakame ibintu byayo. Bakame iyakira neza, yikoza munsi y'urugo iroba amafi 10. Iraza irayateka, iyavanamo umufa uryoshye cyane, maze yegereza impyisi. Mu mwanya muto impyisi iba irakomba imbehe. Irangije iti, mbese shahu Bakame we, ibi bintu biryoshye gutya ubikura he? Bakame irahaguruka, ijya kuyereka icyuzi cyayo iti, ugende ufukure nk'iki, amafi azimezamo. Warupyisi igeze imuhira, sinakubwira ukuntu yarimbaguye umusozi mu mwanya muto. Imaze kuyoboramo amazi, itegereza ko amafi yazamo iraheba. Nibwo igiye kwa Bakame iyirakariye cyane. Igezeyo Bakame iyisomya ku nkangazi y'akataraboneka. Kwibuka icyari kiyizinduye biragatabwa. Imaze kuryoherwa cyane iti, mama we, ibi se byo wabikuye he? Bakame iti, ukagira rwa rutoki rwose ukabura inzoga y'ubuki? Hoshi igenda utemagure za nsina zose, amakakama azivuyemo uyashyire mu kibindi, amaremo ibyumweru 3, maze uzasomeho wiyumvire. Impyisi iragenda ibigenza uko Bakame yayibwiye. Ibyumweru 3 bishize, igotomeraho, maze ururimi rurababuka, inkanka ziratenguka. Umujinya urayica, ifata umufuka no kwa Bakame. Ntiyasuhuza, ihita igafata igashyira muri wa mufuka ngo ijye kukaroha mu manga. Igeze mu nzira yibuka ko yibagiriwe urujigo rwayo kwa Bakame. Iratura, isubira inyuma yiruka. Ingeragere iza kunyura hafi y'uwo mufuka. Bakame iti, uraho Ngeragere? Iti, uracyabaho Baka? Ese urakora iki muri uwo mufuka shahu Baka? Bakame iti, ntiwamenya ibyanjye. Ubu banshyize muri iyi ngobyi ngo bajye kunyimika njye ntegeka utunyamaswa turi hariya hakurya. Nicyo gituma bagiye bampetse. Nyamara simbishaka. Ariko ntibabyumva. Ingeragere iti, hyuu, ukibutsa umugisha nk'uwo, reka nigiremo niba utabishaka. Bakame ibanza kwangira nyuma iti, ngaho jyamo ariko nawe urampemba. Ingeragere ihambura wa mufuka, ivanamo Bakame, maze iwinagamo. Bakame si ukuwukanika. Irawuzirika, iradanangira. Irangije iti, ngiye kuguteguriza. Muri ako kanya impyisi iba iraje, ibatura umufuka ngo girigirigiri. Igeze hirya iti, ariko noneho ko biremereye cyane,
Iyi nkenya iriye iki? Ay'ubusa ariko ndakuroha, dore igihe wambeshyeye. Ingeragere ngo ibyumve iti reka mpyisi sindi bakame, shyira hasi nigendere. Iraboroga cyane, ariko impyisi ntibyumve, ahubwo ikayisubiza ngo dore aho wambeshyeye ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi ntarengwa n'uyu. Iragenda no mu manga ngo po! Ingeragere iniha rimwe gusa, igera mu kabande itakirashya. Impyisi itaha yizeye ko igiye kwirira ya mafi ya Bakame no kwinywera ya nzoga y'ubuki. Ku mugoroba ntitarabukiyeyo, isanga Bakame yidundaritse aho ku nkombe z'icyuzi cy'amafi. Bihehe igihinguka aho, Bakame iba yayibonye. Bakame iti warupyisi ntunyegere, ntabwo abatarapfa nkawe bagomba kwegera abavuye ikuzimu nkanjye. Impyisi irumirwa igira ngo koko Bakame yazutse, ishya ubwoba itekereje ko wenda ihamye aho yapfa, irirukanka irahunga. Izinukwa ityo kuzongera kwikorereza Bakame no gucudika nayo. Si jye wahera hahera umugani. Dukore rero subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana imigani yacu ya kera ndetse n'ibindi biganiro tukugezaho ku muyoboro wacu wa Bwenge Media.